Karibu. Arisa ni wowe? Yes, ashimwe. Yes, ashimwe. Amakuru. Meza. Meze neza. Meze neza. Wese nanjye meze neza. Urashima Imana. Cyane. Yarashize igihe. Iminsi myinshi ahubwo. Cyane. Narakubwiye ngo uzadusuruka bivuga ngo uzaza narategereje ko uza ndaheba. None urahageze. Nahageze. Wese wari umeze? Turaho tumeze neza, turashima Imana. Nta kibazo kabisa. Wari umeze neza? Cyane. Mu itorero biragenda. Ahubwo wagira ngo we nturibamo. Sibyo ko wenda wowe uza rimwe na rimwe ntabwo nakurenganya. Natwe rero tuba turimo indani, numva byaba byose tuba tubizi. Biragenda nta kibazo abakristo. Mbega nyine ijambo ry'Imana bararyumva neza cyane. Andi makuru y'iminsi se? Amakuru ni meza. Okay. Ni meza gusa korali yanyu numvise iririmba neza. Ariko gerageza dore nawe uburyo wakira agakiza. Yizwe gute pastor? Uri umuririmbyi ariko ntabwo urakizwa. Uzi impamvu utarakizwa? Kubera urugero nk'aya maherena ntabwo yemewe. Ese amaherena twayiki? Ijipo ntabwo yemewe. Wambaye akajipo kagufi cyane. Rero idini ryacu ntabwo ribyemera ibyo ngibyo. Niyo mpamvu mbura ko utarakizwa. Ese imyenda nisenga urabona ntambaye neza? Gerageza ujye mu mazi menshi ubatizwe. Kubera ko iyo umaze kwakira agakiza n'iyi myambarire irahinduka. Niko bibona? Nyine cyende kukubwira shaka ko dupanga nyine gahunda dupanga ubukwe. Nambwira rero dushaka no kuzaza mu rugo kugusura ukandika ababyeyi tukanamenya nta kintu ariko bitwaye. Ufite umwanya byari cyangwa bo baba bahari byari weekend. Muri weekend wapanga nkazaza muri weekend itaha. Oya weekend itaha ntabwo nzaba ndi kubona kuko tuzapanga muri weekend nzaza ngo dushyire mu kwezi gutaha. Akure akantu kari hano. Nagaki kari? Akantu kari. Ibaze madame abonye uri murankora mu bwanwa. Ubwo yavuga gute? Ari ikibazo se? Okay. Reka rero tubanze twiragize Imana. Waretse tukabanza tukaganira se? Oya turaganira nyuma. Oya twabanza tukaganira ahubwo tugasenga. Ahubwo reka tubanze twubaha Imana. Sibyo? Pasiteri nawe do. Mfasha tubanze twubaha Imana. Sibyo? Mfasha tubanze twubaha Imana. Reka tubanze tuganire. Ese wabaye iki? Urabona nabaye iki? Reka twubahe Imana. Uwiteka Mana yacu, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe duciye bugufi tugira ngo tugushimire. Data mwiza turagushimira ko uyu muririmbyi umugejeje hano muri uru rugo. Data mwiza turabigushimira ko uhamugejeje amahoro. Data rero turakwinginze turagusaba turagutakambira. Nukuri urebe ibiganiro bigiye kubera hano muri uru rugo. Nukuri ubane natwe, uturinde kirugo twahura nayo, uturinde imyuka mibi ya Satani, uturinde se kibi mu izina rya Yesu. Data mwiza nukuri ubwo ari buze kongera gushingura ibirenge hano agiye yongera gusubira mu icumbi ryiwe, umugeni imbere akugenda inyuma, asigaye nawe nagerayo yongera ashima izina ryawe ryera. Urakoze kubyumvishe. Amen. Nenda ndi kubyumva neza ahubwo wagize igitekerezo kizima. Ubundi niwe muhungu nifuzaga. Niwe muhungu nashaka nyine kuzambera inzozi zanjye z'ejo hazaza. Ibyo ibisanzwe. Cyangwa nuko nsanzwe nkubona ku rusengero utambaye gutyo. Niyo mpamvu mu buzima busanzwe uba wiyambariye utuntu tugufi. Ese urabona nambaye neza? Rero mu idini ryacu sibyo ndagira ngo uzi neza amahame rigenderaho. Niba wumva ushaka gukizwa neza ayo maherena ugomba kuyakuraho
imyambarire igahinduka ntabwo bikubereye nk'umukristo. Ntabwo bikubereye. Uzajya mu ijoro tsigare. Uzajya mu ijoro tsigare. Buri wese azajyanwayo n'imirimo myiza yakoze. Niyo mpamvu rero ngewe icyo nshinzwe kuri iyi si ni ukugira ngo mbabwirize ubutumwa bwiza, aho bitagenda mbona bitagenda mbigishe, kubera ko nicyo nahamagariwe, kugira ngo abemera guhinduka bahinduke. Hari ibyo marinje kukwiyarikira, ariko wari no kubinyereka wicaye hariya. Ese nta nubwo ubona uburyo wambaye? Urya nkomeze ndeba ayo matako yawe. Yo wicara hariya. Nganyereka ibyo nyereka. Nereke kukwereka. Uretse gatetse. Umvanye kuva kuguma hano. Ariko Arise, wirengaje ko mfite umugore cyangwa ntabyizi? Ndabizi. Imana ishimwe ko ubizi. None asanze uri muri ankorakora, yavuga ko nakiuye undi mugore, yavuga ngo iki? Hari icyo bitwaye se? Hari icyo bitwaye? Yesu mwiza. Ibi noneho ndamenya bigenza gute? Ubaye iki se? Hanyuma se, aya mafaranga ndi kubona hano ni ayiki? Nayo muri korali, ni imisanzu bagenda batanga. Ariko atansiyo ibyo guma hamwe. Ushobora kuba wirengagije ko ndi pasiteri. Uri pasiteri se bitwaye? Kandi ibigusha byose mbigendera kure. Nyende kigusha. Ndebye uburyo wambaye, yego abakozi b'Imana bahura n'ibigeragezo byinshi, ariko utabyirinze nyine birakugusha. Ishuri wanjye yagiye ko icyumweru cyose kirashize namubona kuri telefone ni kompozi, aho abana aho nahageze ndamubura, nzakurikira icyumweru cyose, umunsi muri 2, 3, 4, 5, 7 ntamubona kandi azi gahunda nari mufite. Yarapfuye, byagenze gute? Kuko aramutse atarapfuye ntabwo yaba atarampamagara pe. Agahinda ni kenshi akagera muri koko. Ndababaye pe. Akunda ariko reka nihangane, wenda nzamubona simbizi. Dance. Njye kigeragezo. Uri ikigusha, ntabwo uri ikigeragezo, uri ikigusha. Kubera ko iyo myambarire yawe ntabwo yanshimishije. Uretse ko abapasiteri mukabya, ubundi ikigusha he? Ntabwo bwate uretse kunkoraho mbaze ndebe iby'imisanzu yanyu. Hanyuma abatarayatanga, ese ya nifomo yindi mwarayiguze? Ihe nifomo? Nuko hari nifomo mwari mwavuze yindi nshya mugomba kugura? Cyane ya amafaranga muri gukoteza. Yego. Okay. Rero reka nkubwire. Sibyo? Gusa nyine ubwire n'abatarayatanga bagerageze bayatange vuba. Yego. Mbere na mbere. Uri umuririmbyi. Yego. Sibyo? Yego. Ariko ntabwo urakizwa. Oya ndakijije. Ntabwo urakizwa. Agakiza ndagafite pastor. Nta gakiza ufite, ntabwo urakira agakiza. Ahubwo tega amatwi nkubwire. Siko wabura gato ngo njye mu mwuka. Tega amatwi Arise. Icyambere kimwe, imyambarire yawe ntabwo ari kunshimisha. Sibyo? Let's. Imyambarire yawe ntabwo ari kunshimisha. Ase kumunga. Mfite umugore.
kandi ndakijijwe. Rero umuntu ukijijwe ntabwo agendera muri izo nzira. Umva, imyambarire yawe ntabwo iri kunshimisha. Ikindi, idini ryacu ntabwo ryemera amaherena. Rero gerageza wakira agakiza, ubundi winjire mu idini indani, winjiremo neza. Asigaye nibwo n'Imana izajya yumva ibyifuzo byawe. Sibyo? Ese ugira sheri? Ntawe ufite? Yego. Wabuze iki? Niyo mpamvu mbona mu maso yawe umeze nk'ufite icyo uri kubura nyine. Niyo mpamvu mbikubajije. Habuze iki rero kugira ngo ufite sheri? Ngende umugabo w'abandi. Niyo mpamvu nkubajije niba ufite sheri. Rero niba ese kuba uri umugabo bitwaye iki? Sinakubwiye ngo gira ugarukira. Urumva? Niyo mpamvu nkubajije ngo ufite sheri. Ariko ibyo uri gukora bifite ishingiro kubera ko nta sheri ufite. Kubera ko ibi ngibi uri gukora wakagombye kuba uri kubikorera sheri wawe. Ndi kubigukorera wowe. Ngende umugabo w'abandi. Umva rero nkubwira. Gerageza ugendere ku byo ndikukubwira. Ayo maherena niba ushaka gukizwa neza agomba kuvaho, imyambarire igahinduka. Sibyo? Ubundi ukaba umukirisitowe wemewe wuzuye. Abo pasiteri namwe muragora. Ese wabaki urajya nzagutenge ku rusengero? Hanyuma se ibyo twavuganye wabyumvishe? Sibyo? Twavuganye ko ugomba kwambara ukikwiza. Sibyo? Ikindi ayo mahene ukayakuraho. Nizere ko wabyumvishe. Ariko pastor ngiye nta kibazo. Toka satani. Wongeye kunkoraho. Utagiye no kunokesha. Erega wamvogereye cyane, wankorakoreho cyane kandi ne nakiriye agakiza. Rero niba utarakakira nta ngomba kwemera unkorakoraho. Sibyo? Gerageza wakira agakiza. Aho ntabwo nakwiyamye. Erega pastor ni imyenda mu mutima wanjye ngende. Urazi neza ko ndi pastor? Cyangwa ntabyuzi? Ese niba udashoboye kunyubaho uzuba handi. Mwidini. Kandi nakubashye. Attention. Sibyo? Ahubwo gira ugende, asigaye ibindi tuzabivugana ku rusengero, sibyo? Nubwo se pastor ibyo kandi nudahindira imyitwarire uzatuma nkwirukana mu idini. Uzatuma nguhagarika mu idini. Akira. Imisanzu nakweretse se. Imisanzu nayibonye, uzabwire nabo ngo batarishyura, batarayatanga. Nabo bagire vuba nyine kugira ngo iyo uniform iboneke. Sibyo? Ngahaguruka ugende. Ese abakristo b'iki gihe babaye iki? Ni umuririmbyi arifata akaza agatangira kunkorakora.